ngako umugabo wabundi araza nkanjye ubu ngubu ndi bukamuhe umva akigera hano arabanza ajye dushe ndakamuha kamwe mbere yuko ajya dushe ajye koga yakanyweye ku buryo arava dushe mufashe kwisiga mutwe ndarambara twa nijoro ubundi baza ngo ubyoyi naho ngo hariho yatangiye kumera gute aba yumva afite ubwuzu anshaka kurongora ni kimwe ariko iyo urongora uraryoherwa waryoherwa akaba ari kurangiza kuko iyo uri kurongora nturyoherwe ntuenjoyinge ni hahandi rwose igwa pe ukayikuramo ukaburya genda ugure indimu ugure igitunguru ugure tangawizi ugure ubuki ubundi bikorera umuti wawe w'akanyabugabo ujye ubinywa kenshi uzaguma umeze neza kubera iki se umugore yicara buri munsi abya neza agira ate kugira ngo igitsina cye nimuza kugiye gukora imibonano kize kuba cyoroshye kimeze neza aze gushyukwa. So guys, waba uri umusore cyangwa se uri umugabo ugira ikibazo cyo kurangiza vuba mu gihe cy'imibonano cyangwa se ukaba ucika intege nta ukuntu uri kurongora umugore wawe byagera hagati igacika intege pe ukabona ntigikomeye aho uri gukora imibonano uraryoherwa kurushaho n'igitsina kigahagarara cyane kurushaho bitewe n'uko uba uri kwenjoyinga cyane nyine wumva uburyohe noneho muri kiriya gihe ukomeje kuryoherwa nibwihagarara neza kuko uri hafi ugenda usatira ku iherezo kuza nyine kurangiza ubwo rero hari ukuntu ubikora mwamuri hagati rwose bigeze hagati mu gihe wa mugore yiba aribwo bitangiye kuryoha neza umugabo rwose kagwa niba igikomeye ikagwa pe bikarangira mubiretse. Hari n'abagabo bagerageza gushaka gukora ituro ya kabiri bajya uretse ituro ya kabiri ntabwo biri ngombwa cyane bitewe iya mbere mu gihe itinda ya kabiri si ngombwa ariko ntari igihe umuntu avuga uti reka ngerageze iya kabiri njohereza umugore wanjye ntazatikuzo yagerageza iya kabiri batangira kubikora byagera hagati umugabo nta kurangiza bikanga bitewe n'uko ntabwo ari kuryoherwa ngo agere hahandi nyine kuko urumva kurongora ni kimwe ariko iyo urongora uraryoherwa waryoherwa akaba ari kurangiza kuko iyo uri kurongora nturyoherwe ntuenjoyinge ni hahandi rwose igwa pe ukayikuramo ukaburya. So rero hari abantu bafite icyo kibazo ugasanga gushyukwa ni ikibazo nimba inashyutswe agatangira kubikora irahita igwa nimba noneho birangiye akavuga uti base kangerageze ya kabiri nabyo bikanga. So rero nimba uri umwe muri abo bantu bameze gutyo ukeneye ibiryo byongera akanyabugabo ariko igihe n'imiti wenda ariko igihe n'ibyo ngibyo bigize igihe ibyo bidahari dufite n'ayo mafaranga genda ugure indimu ugure igitunguru ugure tangawizi ugure ubuki ubundi bikorera umuti wawe w'akanyabugabo ujye ubinywa kenshi uzaguma umeze neza kandi ntabwo ari ngombwa buri munsi ntabwo ari ngombwa buri munsi rimwe na rimwe ntabwo ari ngombwa buri munsi kubera ko uzi gufata tangawizi n'igitunguru n'indimu ntabwo ari ngombwa buri munsi. Ubwo rero nimba uzi ko uri umwe muri abagabo bafite icyo kibazo kora subscribe ubundi ukurikirane show yacu ukurikirane kino kiganiro utandukane n'ibibazo byo kurangiza vuba. Hari abarwayi b'imitima imivuduko y'amaraso usanga nyine gushyuka ukaba ari ikibazo basi mwe mwagerageza kurya bino bintu mukabigerageza bitewe n'uko bigira nyine diabete bikunze kugira ingaruka mbi nyinshi ku bijyanye n'akanyabugabo k'umugabo ku bijyanye n'akanyabugabo ku bagabo. Ubwo rero nimba uri umwe muri abo ngabo kora subscribe ubundi ukurikirana ukuntu byibuze rimwe mu cyumweru uzajya urya bino bintu kandi noneho hagati muri iyo minsi ndaza kwicara mbaganiriza noneho ikintu ubundi rero nk'ikintu kitagomba kubura wenda ibi ngibi kuko bikomeye binafata n'akanya kubitegura uzajya ubifata muri weekend waruhutse ariko ukuntu umeze neza kubera iki se umugore yicara buri munsi abya neza agira ate kugira ngo igitsina cye nimuza kugiye gukora imibonano kize kuba cyoroshye kimeze neza aze gushyukwa. Hari n'abagore badashyuka nabo ndashaka kubigaho ariko anga tugiye kunze turebe utuntu tworoheje uyu munsi umuhungu uri buze konsora ejo nzabaha story ejo mu gitondo nzabaha story y'ukuntu byagenze kuko ubu none turi saa 7 arangira mu kanya
byanga byakunda saa 12 haba hatangiye gushya ubwo rero ejo mu gitondo nzabatera twagiye. Ubu twagiye hehe? Mu gikoni. Genda babwira ngo uyu munsi mfite umushyitsi kandi w'umuhungu w'umugabo. Amakuru mufite. Ibintu ngiye kumukorera. Ariko se ahubwo ibintu ngiye kwikorera kuko ubu ngubu nazi. Uzi iyo iriya boro ngiye gukora uko imeze. Ni ya yindi umugabo umva hehe no kurangiza. Nzabaha amakuru ejo mu gitondo. Agasuve kanje gukumira. Mujye mwanika amasuve ku zuba, abagore n'abakobwa. Ndabona katarumva. Ongere ngasubizeho. Biba ari byiza cyane kwanika ku zuba. Guys, so twageze mu gikoni rero nkuko nababwiye, igikoni cyanjye kiba hanze ntabwo nkunda kubana n'ibiryo. So gahunda ni yayindi, tugiye gukora umuti wongera akanyabugabo kugira ngo umuhungu uri buze konde buri munsi iri joro haze gushya koko. Kuko niba yarambwiye ngo byaragabanutse ndashaka kureba se koko nibyo cyangwa ni utita. So rero hano nagomba nkemereye ni mu gikoni. So rero za ntuzo zacu urabanza ukazoza, reka hano ukazubona ko kameze nabi. Ubanza ukazoza neza, tuzikorera isuku kubera ko urimo ugiye guteka n'ibishishwa ukabiteka, ugomba kubiteka watekeje neza. Neza ku bagabo banyu kuko mufite isuku. Umugore ntugire isuku. Urabona ko ibintu byose noneho hano birahari. Akantu ko kuza guhita dusukamo noneho ukuntu tugiye kubigenza, reka mbanze nturape, nimara kuturapa ndafata amazi bitewe n'uko idafite blender biba bigoye kugira ngo ibintu byari bive mu bishishwa, byari bive mu ndimu neza ko bivamo kandi bidaseye. Icyo ukora ukata duto duto warangiza noneho ukatubizanya n'amazi. So twagiye subscribe niba utarabikora. Yeah guys, rero njya murabibona ubu igisigaye ngiye kuturapa kuko nabibabwiye ntabwo blender nyifite sinzi mva kandi uburyo mba nikeneye ariko buri gihe njya ku muhanda ndayibagirwa. So twagiye rero ugasanga mwanga guhaka y'abagabo banyu ngo mwabuze iki kamere kuri ino tangawizi. Hanyuma ubundi biba byiza urapiye mu kantu gatoya, ariko iyo ubonye tutari kuza neza wakoresha na hano hanini. Reka mbanze nkoresha akantu gato turebe. Turi kuza ari duto cyane bikabije. Urabona twarangira dutenze ukakoresha aha ngaha kuko iyo uri bubibize n'ubundi bingana nk'uko wari kubitogosa nyine. Urabona ko kubisya muri blender ukakoresha aha ngaha nyine. Urabona kuko biri noneho hano turimo turakatika neza kandi none ni dutoya. Aha ngaha tungubu turaduteka ku buryo amazi avamo yose ya tangawizi agakamukamo kabisa.
noneho nk'uko nabibabwiye, iyo uri nk'umuntu ukunda kurwara igifu niyo warekera utu, ariko ubona ko kuko ari duke, ubu byasaba ko uzajya ubikora igihe kinini tu, ukajya ufata dukeya kugira ngo umare rimwe tangawizi nyinshi kurya mu gifu. Ariko noneho igihe utarwara igifu yumva atari ibintu byatari, cya kindi cyose urakirapa. So ngiye kongera kubigenza, reka dusapoze ko ndi umurwayi w'igifu cyo kugira yose cyangwa kandi gakeya cyangire yose undi. Gusa nkwibutsa yuko kugira ngo bigere kuri ya level yo gukora ibingana nk'umuti w'akanyabugabo, nuko nawe ukoresha ingano nyinshi, igitunguru cyinshi, indimu nyinshi, tangawizi nyinshi, ya byose rero ukabivanga. Ariko noneho uko biri, reka turekere iyi ngiyi irahagije, si nkaho kuri ari nini, mbe nifashishije aha ngaha. Mbo reka dukurikizeho igitunguru n'ubundi, kuko muri blend ubisyana na hano nta ribi, n'ubundi niyo wabishyira muri igitunguru kimwe cy'isura kirahagije. Urabona iyo ari blender ukatiramo bigahita byikora ku buryo igitunguru cyose cyenda kigaseramo, umva aya mata yacyo avamo hano, ubundi akora umuti. Niyo mpamvu urana ku buryo ibitunguru, kurya salade cyane cyane y'ibitunguru ku bagabo biba ari byiza. Ubundi se reka ndekeye aka ngaka. Twagiye kondemo noneho. Ngiye kuyikorera ndabona gushaka ibintu byo kongora, kamfatanya n'aka karape ndayikata ngiye kuyikatasha kuko gutya mba nakaragiye gukoraho ntaribi. Umva n'ibishishwa byose umva gushyiranamo. Ubu ugomba kuba umva wakarabye bishoboka, wakarabye ariko nk'uko ni ibintu bidasaba ibikoresho rwose byinshi. Gusa ariko noneho uyu munsi ninjya ku muhanda guhaha blender ndayizana, kuko nk'ubu ngubu yaza kuba ari ugusya umva biba byarangiye. Dufite n'iyindi ndimu, indimu igomba kuba ari nyinshi nayo, kuko yo itaryaryata cyane nka tangawizi, yuko biri nta ribi. Umusore yarekeraho reka ndekeraho. So rero tumaze gukata utungutu, igikurikiyeho utungutu n'umurwayi w'igifu mbona nacyo twamutwara. Igikurikiyeho ni ugupima amazi, twose badushyize ku ruhande bikaza kuza kunenza amazi. None kino kirahure cyenda kungana nk'inusu neza, inusu y'amazi, inusu y'amata, cyangwa se igice cya litiro. Ubwo amazi yo angana gutya aba ahagije. Hano ikintu kiba gikurikiyeho
fata isafuriya, umara gufata isafuriya isukuye imeze neza, kiba gikurikiyeho nuko ukaza uranyuzemo naho utuntu twatinze unyuzamo utuntu tw'utumikorobe. So ikintu hano kiba gikurikiyeho rero ni uko ufata ya mazi wapimye hano usuka mu isafuriya, ugafata bya bintu byacu twateguye ugasukamo, warangiza ugatereka ku mbabura cyangwa se kuri gaze cyangwa se kuri kwiziniyeri bitewe n'icyo utekaho. So reka noneho tubibize. So guys, rero ngira ngo muraba murabibona, twashyizeho ya mazi yacu, isigaye ngiye gupfundikira utuminota nka 15, ubundi bibire kabisa ku buryo izi hano gutya arimo biradeje, izi tangawizi zirakamuka, bino bishishwa by'intebe birakamuka ku buryo amazi nyine arajya arabivamo. Hanyuma nshafitagaho umuroke uzumugura neza. So ariko rero nanone mbibutsa yuko bitewe n'uko twari twapimye amazi yuzuyemo hano, iyo ibintu biri kubira kuriya birakamuka. Kandi nongere mbibutsa yuko impamvu twabijije ni uko nta blender dufite, kandi dukeneye ko iriya ndimi ikamuka n'izitangawizi zikamuka. Iyo ufite blender urabisya ukabisya ubundi ugahita ukamura. Ubwo rero impamvu twabijije ni uko iyo blender ntayihari, bivuze ngo kuri ya mazi angana gutya wongeraho utundi tugira nk'ahangaha two gutuma bitogota kandi bidakamye. Ugomba kunywa urugero rwuzuye. Yes, dukeya. Ukongera ikabira, ikanongera akareba urugero vuba by'igututenze. So guys, rero ubu birapfundikije, byegereje iminota 10 cyangwa se 15, ariko 10 bihagije ubundi kuri gaze ko bihita bibira se. Hanyuma nkwibutsa yo ahangaha ikitonderwa ikintu ugomba kumenya, nimba ubinyweye gutya ntabwo wari uvuga ngo urafata kano gakombo kamwe mara icyumweru cyose ngo ugifite performance nziza nk'iyo muri iyo minsi nk'iy'uwo munsi. Bikora byibuze guhera mu isaha imwe, urumva nimba ashize isaha ubinyweye ewana, nyuma y'iyo saha rwose uzitura, cyangwa se muri ayo masaha abiri ari inyuma, gusa ukamenya ko bitangira gukora mu isaha. Rero bivuze ngo ntabwo bitinda cyane mu mubiri. Niyo mpamvu nkunda kubabwira nyine ko nimba bibaye gutya byibuze buri weekend ukajya ukanywa, cyangwa se bishobotse buri ijoro ugiye kuryama ukanywa ku gacyayi karimo tangawizi, karimo akadimu, utuntu nk'utwo, ariko noneho ibi ngibi bivanze gutya byibuze ukabinywa saa 12, saa 1, saa 2 gutyo uzi ko ufite ituje. Ntabwo ndabigutuye. Ubundi njyewe umugabo wanjye nta bintu by'ibibazo by'akanyabugabo no kurangiza vuba. Wapi? Amamumbonamo. Turagegera natwo gutuma bibaho. Niyo mpamvu nyine utuntu nk'utu ngutu umugore aba agomba kutumenya. Nimba umugabo atabizi, bashaka nunabimubwira ukajya ubikora gutyo gusa tu. Cyangwa se wa mugabo we niba udashaka kumbwira umugore wawe ukajya wijishwa byitaho ukavuga uti hari agacyayi nsigaye nkunda kunywa karimo tangawizi, ntamenye n'ibyo urimo. Aba batabizi. Kandi tubaraye kunywa tangawizi muri iyi minsi n'indimu n'agatunguru bituma numva afite imbaraga. So guys, rero ibintu byacu byahiye, ngira ngo murabona ukuntu byahindutse, bifite ukuntu akabara kahita kazamo akantu kameze nk'agapink kubera nyine igitunguru, ibishishwa by'indimu. So igikurikiyeho ni uko tugiye kuyungurura tugashyira mu kirahure cyacu. Mwibutsa yuko iyo ukunda kunywera mu kirahure urareka bikabanza bigahora, kuko iyo bishyushye nyine biragera, bituma iyo bishyushye ikirahure kirameneka. Murabizi ibirahure ntabwo bijyamo ibintu bishyushye. Tukayungurura neza. Umva ubundi uyu munsi iri joro umuntu ugiye kuza konsora arishima ku buryo ejo
azataha ameze neza. Mukajya mutuma abagabo banyu batabarongora neza ariko nzavamo umugore mwiza. Nzavamo umugore mwiza kuko umugabo wanjye ntabwo yamara icyumweru ntakora ikimuto, kandi iyo bitabonetse muri ibi ubwo nabishyira mu byo kurya kuko ntabwo ari ngombwa byo kunywa gusa, nuko aka ngaka ari akantu gakora vuba cyane. Hari n'abantu nabonye barya ibishishwa by'indimu ku buryo nk'ibi rwose na tangawizi zihekenya, ujya ushaka bihekenya. So rero umugabo mwiza rwose, mugabo udukurikiye, igihe uzi ko weekend shira bazaza kudusura, ihangane nko kuwa gatanu ukanywa mu gitondo, nushaka umara n'iminsi ukanywa kugira ngo nube uhagaze neza. Nibura nkunda kurya imbuto cyane, imbuto ni nziza cyane cyane nko ku bagore. Uri umugore wiyitaho, ushobora no kuzasanga abagore basirimutse, biragoye kugira ngo uzasanga bishye. Abagore biyitaho byakugora kugira ngo uzasange yumye, bitewe n'uko barya neza utuntu tw'utubuto, utuntu nk'utwo. So rero igikurikiyeho turafata ji yacu, nako irasa neza pe, ariko yakamye we, reba akantu kose katogoze, buriya kigomba kuba cyuzuye neza, urabona ko havuyeho akantu. So rero urabona ko ji yacu irasa neza we, irasa neza, ariko uko nguko nyine biba bisharira mo gake, ariko ku bantu bikundira ibintu bigize buriya abantu akarira aho ngaho pe ntacyo gatwaye. Ariko noneho ikintu tugiye gukoresha hano, tugiye gukoresha ubuki. Nibutsa yuko ubuki wenda aho byaterwa n'ingano y'ibintu ukunda, kuko hari umuntu ukunda ibintu biryohera cyane cyangwa se ukunda ibintu bigize cyane. Gusa nko ikigero murihangana, ku kigero cyiza, ariko iyo ufite nk'aka ngaka gatoya ushyiramo tubiri, waba ufite kinini ugashyiramo kimwe. Niyo sukari ubundi nziza, kandi impamvu nkoresheje ubuki, ubuki buriya ni isukari y'umwimerere. Shado amarurange yarashize, nk'abantu bankurikiye ubu nta muntu waza akaza hano akanzanira. So aka ngaka rero hari ukuntu umuntu ahita akabika ahantu ku buryo kagumana ubuziranenge ubundi mu kanya. Ariko ngakoze ubu ngubu nuko nanjye nzi ko ari hafi gutaha. Reka ngako umugabo wawe ubundi araza, nkanjye ubu ngubu ndi bukamuhe, urumva akigera hano arabanza ajye dushe, ndakamuha kamwe mbere yuko ajya dushe, ajye koga yakanyweye, ku buryo arava dushe mufashe kwisiga, mutwe narambara twa nijoro, ubundi baza ngo ubyoyi naho ngaho ariho yatangiye kumera gute, aba yumva afite ubwuzu, anshaka, ameze neza. Ariko icyo gihe ntabwo ari rush, ntabwo ari pressure ngo iyo umuntu agura n'umuntu amwiye Viagra umushyi uramwica cyane, ntabwo ari kimwe na gutyo. Hano nabinywa n'undi niyo ntamuha nta cyaraba pe, ariko nitwiyunguza ngo tugiye kubikora, arabikora bikunze, yabishaka, irahagarara neza. Bisa neza, se murayibona bisa neza cyane pe cyane. Cheers. Undi wese washaka yambwira nkaza mukamukorera. Oh my god. Guys, kararyoshye. Wanagiye kuyinywera. Uretse ko nanjye nyinyweye ntacyo byatwara, kubera ko biriya ni mu bintu birinda zimwe mu ndwara, harimo nk'indwara z'amaso. Uranga gutya mubona amaso yanjye yabaye umutuku, maze igihe narya ibitunguru. Buriya ibitunguru bidahiye bituma amaso agira nyine, ku barwayi b'amaso murabizi, hakiyongeraho indimu, cyane ko indimu yongera nyine ibintu by'amavitamine, calcium, utuntu nk'utwo. Rero n'ubundi ku buzima busanzwe, urabona ukuntu kameze nk'agafashemo ukuntu, umva ngiye kugapfundikira ubundi nkatereke muri firigo aze gusanga kagifite ubuziranenge.
So guys, ndabakunda cyane rero aka ngaka ngiye kugakorera umuhungu ugiye kuza kunsura kugira ngo bize kugenda neza mu mubiri. Rero Claude, Eric, Jean Didier, Cyusa, papa nde udukurikiye, please mutubabarire nimba uzi ko ufite icyo kibazo. Ntabwo mwese mugifite, ariko nimba uzi ko ugifite, nimba nta mwanya ufite, ngiye mpamagara inbox nze nkagutunganyirize nkaguterekere hariya. Nimba ufite umwanya ihangana ugaprepare neza, mugore bikore byibuze rimwe na rimwe, ntabwo ari ngombwa buri munsi. Ariko noneho mu cyayi mutetse mukaburemo katangawizi, mu biryo muriye ntihakaburemo agasenda. So rero byarangiye, ubu ngubu ndaba naguma nkakanywa. Ubu nshatse nashyiramo n'ubundi buki kakaryohera kurushaho, cyangwa se ngafata n'isukari isanzwe. Impamvu nazo kwirwa nyifata ntabwo ari nziza. So guys, rero ejo mu gitondo nzabyuka mbabwira uko byagenze, mbaho ubuhamya bw'uko byagenze. Ubu muravuga ngo nahinze nashyushye, ntashyuwe ariko uzi igihe umuntu aba amaze atirwanaho kandi udu stress tuba tumaze kuba twinshi. So wowe kora subscribe.